Mwiriwe. Aha ngaha ni kuri African Power TV. Tukaba tugiye kurebera hamwe ubworozi bw'ingurube. Ubworozi bw'ingurube, ibyo tugiye kureba rero ni igikorwa cyo gukona, uburyo zikorwamo, n'icyo bimaze kugukona ingurube, nacyo tukagera uburyo tugisobanuraho, kuko aba ari ikintu cy'ingenzi ku muntu wiyemeje korora. Rero mu by'ukuri tutagiye kure, zimwe mu bintu bituma ingurube zikura neza burya habamo no gukona. Bimwe mu mumaro wo gukona rero harimo kongera ubuziranenge bw'inyama. Buriya iyo itungo ryakonwe rigira inyama nziza ziryoshye kandi no gukura rigakura neza. Ikindi bigabanya n'imyitwarire mibi mu matungo, imyitwarire idashimishije yo kurwana, yo kugira gute. Tutagiye kureka tubanza turebe rero uko bakona. Bafata rero inuza ikibwana cy'ingurube. Barangije gufata ikibwana cy'ingurube, nyine kigira amahane, kibanza kugorana, ariko uragifata ukacyumvisha, ukanakibabaje nanone ukacyorohereza, ariko kikabanza kigatekana. Hasigaye fata kuri testikire zayo, ubundi ugafata urwembe rwari rushyashya rutarakora ikindi kintu na kimwe, ubundi ugakata wigengeseye, ugakata neza wigengeseye ku buryo utari ibabaze cyane. Gusa byensire bigomba kubabara, kuko ibintu bitakorwa nanone n'ubundi inyamaswa ntibabare, kuko nta kinya dutera, ariko ni ibintu byoroshye nanone, si ibintu bibabaza itungo ku buryo ryaba ibibazo birebire, cyane cyane yuko tuba twakonye hakiri kare. Ingurube zikiri kuri nyina, ubwana bikiri kuri nyina. Ikindi ubwana ugakonwa hatarenze byibuze ibyumweru bitatu, hagati y'ibyumweru 2 na 3. Urakata rero, warangiza gukata ugafata testikire. Iyo warangiye gukata kuri testikire usa n'ukanda, warangiza gukanda ukadukururamo. Ntabwo ari ibintu biba birenze, ntabwo iyo uri kuyikona irasakuza, ivuza induru cyane, ariko ntabwo aba ari ibintu biba bikaze cyane. None kuvura bisaba burya gushirika n'ubwoba, ugashirika ubute. Nyuma yaho ugafata akandi gatestikire, ugafata agatestikire ukagakata, warangiza ugakanda kagaturumbukamo, kagasohoka, ubundi ukagakuramo. Iyo ushoje ufata, hari umuti wabigenewe womora ibisebe ku matungo, ukagasukiraho wa muti kugira ngo kataza kuva cyane. Warangiza gusukaho wa muti, bwo urumva biba birangiye. Kana nta kindi ugakorera, ubundi kana ukagahereza nyina, nta kindi kiba gisabwa. Biba byiza kugahereza nyina ako kanya ukirangiza kugakona. Iyo kari na nyina bikarinda stress. Iyo wakonye ingurube zitakiri na nyina, zaracutse, ibyo bishobora kuzitera kurwara igihe kirekire. Ikindi hari n'indi miti usabwa gutera kugira ngo izigabanyirize stress, ariko iyo bukiri buto gutya, kuba buri na nyina biba bihagije, nta nuko kababara birenze. Ugahaye nyina agahita kibagirwe ko banagakonye. Dufata ka kabiri nako tugerageze tubisubiremo turebe. Ni ukuvuga ngo turagafata nka kwa kundi twafashe akambere, dufata urwembe, ubundi dufate kunuza ku dutestikire twatwo, umera
kagaza ku dutesitikire kugira ngo tubone neza, ubundi ugakata. Warangiza gukata, aje gukata ni kwa kundi n'ubundi ufata ka gatesitikire wakase, ubundi ukagakururamo, kongera ugakata n'akandi, uza kugakata nako ukagakururamo. Ni bya bindi. Tugikomeje kureba ino video y'uburyo twabikozemo, nshobora kubona none babwira bimwe mu mamaro wo gukata, wo gukona ibibwana by'ingurube. Mu by'ukuri nk'uko nabivuze, imwe mu mimaro yo gukona ibibwana, ubundi gukona ingurube ni igikorwa gikorwa kugira ngo zigire imibereho myiza, zibyare neza kandi zitange umusaruro mwiza. Akamaro ko gukona ingurube karimo ibintu byinshi bikurikira byiza by'umumaro. Icya mbere, kongera ubuziranenge bw'inyama. Icya kabiri, kugabanya imyitwarire idashimishije. Icya gatatu, guhagarika ubushake bwo kwiyongera. Ni ukuvuga ngo iyo wakonnye ingurube kandi ufite gahunda yo kuzorora ku bwinshi, akamaro kamwe mu gukona, bituma za ngurube zavutse ari ibisekurume zishobora kurangara zikaba zabangurira twene nyina, zatubangurira. Ibyo bidutera kuba twafata, waza kubyaza ukabyaza icyororo kitameze neza, hakavukamo icyo twita amacugane. Amacugane ni igihe icyororo cyawe wakivanze ku buryo abana babangurira bene nyina. Icyo gihe ibintu ubyaje aba ari nk'amahano. Ni amangurube ziba zidashobora gukura, ntizishobora kugira gute. Niyo zikuze jya kubona ukabona umunota ku wundi ingurube iripfushije, nta n'ikintu irwaye, mbega zifite ubuzima bworoshye. Ubwo rero ku mworozi uzi icyo ari gukora, yirinda ngo iryo kosa ritabaho. Bikaba ari na bimwe mu bituma umuntu dukona ingurube. Nanone ikindi, byongera umusaruro. Icyo ni icya kane. Umusaruro w'inyama uratubuka kuko za ngurube nta kindi zibigiraho uretse kurya no gukura gusa. Ibyo bizatuma rero zikura vuba, zikugabanyiriza igihe cyo kuzorora. Iyo zakugabanyirije igihe cyo kuzorora, urumva ko n'ibiryo wari buzitakazeho n'amafaranga wari buzitakazeho aragabanyuka. Ibyo bigatuma zijya ku isoko hakiri kare zitaragukonsoma byinshi. Icya gatanu rero, bigabanya impanuka mu kiraro. Mu ifamu iyo ingurube zikonnye ntizigira amahane, ntizirwana. Burya ingurube zidakonnye iyo ari ingabo, akenshi ziharanira kuba imwe yashaka ngo uyobore, indi ngo uyobore. Ibyo bizatuma zihora zirwana. Iyo zirwana rero, umunota ku wundi zakomeretsanya, umunota ku wundi zavunana, umunota ku wundi zakangizana, mbega mu buryo bugaragara. Zanicana, ingurube igakubita indi ikayica, kuko ziba zifite amahane cyane, buri imwe ishaka ngo uyobore. Ariko iyo zakonwe, ya misemburo ya kigabo izivamo. Iyo zivayemo ntizigira amahane. Burya imwe mu misemburo ya kigabo, burya ku gitsina gabo, burya itera n'amahane cyo kumva ushaka ngo uyobore, ushake sikise. Ariko iyo tesikire zavanywemo, burya ayo mahane aragabanyuka. Icyo gihe ku nyamaswa icyo tuzisaba ni ugukura gusa. Urayigaburira, ibyo uyigaburiye nta kindi bikoramo uretse kubyongeramo inyama, igakura ikaba nini mu gihe gito, ukaba wazigurisha hakiri kare zitakukonsomye byinshi, kuko bya biryo zariye nta byakatiye mu zindi gahunda ku itungo, uretse kuguha inyama gusa, nta kindi zikora. Rero iyo turi gukona, none hari icyitonderwa. Hari ibyo tugomba kwitondera mu gukona. Gukona bigomba gukorwa n'umuntu ubifitiye ubumenyi, cyangwa inyamaswa ikajya kwa veterineri.
nanone bikaba byiza gukoresha ingurube zikiri ntoya. Tuba tugomba kubikorera ingurube zikiri ntoya kugira ngo zitaza kugira stress. Ibyo bikorwa hagati kuva ku cyumweru kimwe kugera ku byumweru bitatu. Iyo ingurube zarangije iminsi 21 zitarakonwa, iyo zikonye urazibabaza, ushobora kugira ingaruka rero, ushobora kurwara igatinda gukira, kandi iyo yatinze gukira burya n'impfu zishobora kuzamo. Urumva iyo accident igomba kwitonderwa, ariko iyo zikonwe zikiri ntoya burya zihumura nyina, ibikina zifitiye urukundo rwinshi, irazihumuriza bigatuma ingurube zawe zikura neza. Nk'uko twagiye tureba rero bimwe mu mumaro yo gukona, burya ngo ingurube zakonwe zikura neza kandi zibyibuha vuba, bityo inyama zazo ziba nziza, zituje kandi zirimo ibinure bihagije. Kuri ya ngingo ya kabiri yo kugabanya imyitwarire idashimishije, ingurube zakonwe zishobora kugira imyitwarire zitakonwe. Ingurube iyo zitakonwe zishobora kugira imyitwarire y'ubushotoranyi, kurwana cyangwa gukora urusaku rwinshi. Urumva ziteza akavuyo iyo zitakonwe, niwumva n'ibihombo ku mworozi. Rero gukona ibyo biba bigomba kugabanya ya myitwarire mibi tuba tudashaka y'ubushotoranyi, kurwana n'iki, ziharanira amatware. Kuri ya ngingo ya gatatu yo guhagarika ubushake bwo kwiyongera, gukona bituma ingurube itakaza ubushake bwo gushaka kororoka, bityo umworozi akaba ashobora kugenzura neza ubworozi bwe. Ni hahandi nyine tuba tuzi ngo niba tugiye korora turashaka, niba tugiye kubanguriza turashaka iki cyororo cyujuje ubuziranenge, turacyizeye, ntabwo ari bifitanye isano. Ndetse niba iyo tugiye korora isekurume izabangurira ya matungo yawe, ukora uko ushoboye, bikaba bidafitanye isano na gato, nibwo amatungo yaba meza. Amatungo agira imbaraga, nibwo yujuje ubuziranenge, afite ubudahangarwa, nta muze n'umwe yahererekanye. Ariko iyo bifitanye isano, umuze mu matungo w'ibifitanye isano ugira imbaraga ku buryo umunota ku wundi ufite risike zo guhomba cyane. Ikindi burya byongera umusaruro. Ingurube zakonwe zita ingurube zakonwe zita imbaraga nyinshi ku gukora no kongera ibiro aho kuzikoresha mu bikorwa by'imyororokere, bityo umworozi agasarura inyungu nyinshi mu gihe gito. Burya muri ubworozi icyo tuba duharanira ni inyungu. Niyo mpamvu rero ku ngurube uzorora kandi ukeneye kugurisha, atari ukuvuga ngo uzazivanamo icyororo, biba byiza iyo uzikonnye, kuko zizakura vuba. Nizikora vuba nawe uzazivanaho vuba, bityo zitakonsumye ibintu byinshi. Icya kabiri, ikindi cya gatanu, kugabanya impanuka mu bworozi. Ingurube zitakonwe zishobora kugira imyitwarire iteranya izindi cyangwa zigatuma habaho imvune. Burya zahavunana, bya bindi navugaga, habonekamo impanuka zo kuvunika cyane, zakicana, zakomeretsanya. Kandi itungo burya bimwe mu bidutera no gukona, urumva iyo zavunanye zigira ikibazo cy'uburwayi bwo kurwara izo mvune. Niyo zatangiye gukura, kenshi ingurube ivunitse yatangiye kubyibuha no gukira ishobora kudakira, kuko itangiye kugira ibiro byinshi. Buri mu rwego rwo kwirinda ako kavuyo ko kurwana, urumva ko zigomba gukonwa kugira ngo zigabanye imyitwarire mibi. Si no ku ngurube gusa, burya n'amatungo yose yororwa si byiza kugiramo imfizi nyinshi, haba ku nka ntibukwiye kugiramo imfizi nyinshi, haba ku mahene, kuko habamo ikibazo cyo kurwana cyane.
ziharanira ngo buri imwe ibe ari iyoboye muri ubwo bushyo cyangwa muri uwo mukumbi. Urumva ko ni ikintu cy'ingenzi mu gukona amatungo mu gihe harimo ingabo nyinshi. Ingabo imwe iba ihagije mu ifamu, iyo ifamu itaragira ingurube nyinshi cyane. Kuvuga ngo ufite nk'ingurube z'imbyeyi zitarenze 10, imfizi imwe iba ihagije iri buzibangurire. Aha ngaha murabona yuko nta kibazo zifite, tumaze iminota 5 tumaze kuzikona, zirakomeye, ziri konka, izindi ziragendagenda, ziratembera nta kibazo na kimwe. Urabona ko ntacyo yabitwaye kubera ko tubazikonye hakiri kare. Igisigaye rero ibitekerezo byanyu birakenewe, muduhe comment, ikiburamo mutugire inama tugikore. Muduhe subscribe niyo nkunga nanone tubasabye, share na like. Murakoze, ciao ciao, ibihe byiza, aho ubutaha.